Uyu munsi turabagezaho inkuru y'umuhungu witwa Ganza. Ganza yanyuze mu nzira y'umusaraba. Ganza yakuriye mu rugo rurimo amakimbirane, aza kuruvamo. Ashatse akazi, umukoresha we naramugerageza. Nyuma ashaka umugore. Abagizi ba nabi bamusanga mu rugo baramuboha. Si inzira y'umusaraba Ganza yirangije ati, nimukurikire inkuru. Nitwa Ganza Herve, nakuriye mu karere ka Rusizi. Nakuriye mu rugo rurimo mama na papa, ariko rwari urugo ruhoramo amakimbirane. Ababyeyi banjye bahoraga batongana. Papa akabwira mama ati, ariko amafaranga ukorera uyashyira hehe? Mama akamusubiza ati, Urabishakira iki se? Jya umenya urugo rwawe. ubwo intonganya zikava bagatongana rukabura gica. Iyo nabaga ndi mu buriri naburaga ibitotsi kubera urusaku rwa nijoro. Hari igihe umunaniro wamfataga gasinzira bagitongana, umenya bararikeshaga. Hari ubwo batonganaga ari njye bapfa. Papa akabwira mama ati, wagiye utaha akarukita kuri Ganza? Erega buriya aba akeneye urukundo rwa kibyeyi. Mama akamubwira ati, Wajya umuganiriza wowe se? Hari ubwo namubyaye njyenyine, ariko ku cy'abagabo mwihunza inshingano mufite. Mukabiharira abagore, mukikunda mugakabya. Njye ngiye kubyihorera, ndebe ko hari icyo uzibwiriza. mama nawe yari umubyeyi wikunda. Yakundaga kwambara imyenda myiza ihenze, akisiga amavuta ahenze, imisatsi ye akisiga amavuta meza ahenze. Imisatsi ye yahoraga ayivugurura. Abakozi bo mu rugo bahoraga bagenda. Mu kwezi hari igihe twakoreshaga abakozi babiri kubera kubura amahoro. Nyuma twaje kubona umukobwa witwa Mado, atubwira ko afite umwana w'umukobwa asize iwabo. Mama yansabye kujya amwita tantine. Icyo gihe nari mfite imyaka 8. Data yari umushoferi yakoreraga mu ntara. Hari igihe yararaga aho yakoreye iyo yabaga atashye bwije. Mama nawe yakoraga muri hoteli. Iyo yabaga atashye yabaga ananiwe cyane. Icyo yakoraga ni ukoga, akarya, ubundi akaryama, ndetse agafunga icyumba cye. Njyewe nararanaga na tantine. Ikibabaje ni uko atakomeje kuba tantine, ahubwo yabaye madamu. Hari igihe iyo twabaga turyamye numvaga afite ubushyuhe bwinshi cyane, akanyiyegereza agatangira kunkoresha imibonano mpuzabitsina, kandi yari yarambwiye ko umunsi nabivuze azasukaho amazi ashyushye ngashya. Amahirwe nari mfite ni uko mu ishuri nakurikiranaga. Nabaga uwa mbere cyangwa uwa kabiri. Narangije umwaka wa 6 w'amashuri abanza mfite amanota meza. Banyohereza kuri Sainte Bernadette i Save. Nize nshyizeho umwete, dore ko noneho nta cyandangazaga. Nakomeje kugira amanota meza, nyuma nza kuva mu ishuri kubera irari ry'amafaranga. Ku ishuri iyo nabonaga abandi bana bajya muri kantine yo mu kigo, njye ntagiyeyo, natekereza ko ababyeyi banjye bose bakora nkababara. Natekereje ku buzima bwanjye, ntekereza ukuntu ababyeyi banjye batumvikana. Umutima wanjye ungira inama yo kureka ishuri nkajya gushaka akazi. Ubwo navaga mu ishuri nari ngeze mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye. Papa we yageze aho ava mu rugo kubera inkeke mama yamuhozagaho. Ubwo papa ashaka undi mugore wa kabiri. Rimwe nagiye gusura papa, umugore wankubise amaso aravuga ati, Ibyo twasezeranye iyo ntarimo, niyinjira ndasohoka. Papa anshyira ku ruhande ampa amafaranga 50. Ati, genda wirwaneho mwana wanjye, sinkwanga. Ndamusubiza nti, amafaranga si cyo nkeneye, ndabura urukundo rwa kibyeyi. Naje kubona akazi keza muri hoteli, bampembaga neza, nuko nshaka icumbi nihariye. Ndagenda ndabyibuha, nkajya nambara neza, nkisiga parufe, ku buryo byari byarambase. Nari umusore muremure kandi munini. Nari nkunzwe n'ibyiciro by'abantu bose. Kubera urugwiro nari mfite, abatuganaga muri hoteli yacu nabakiraga neza, ku buryo amafaranga y'ishimwe bampaga yarutagayo bosi wanjye ampemba ku kwezi. Nta byera ngo de rero, umukoresha wacu yari umugore, akantonesha, akandutisha abandi bakozi bose. Nanjye nkagira ngo ni umubyeyi nabonye unkunda kuruta mama utanyitaho. Igihe kimwe umukoresha wanjye yarampamagaye, arambwira ati, Ndashaka kunyereka ko nkunda nkuko ngukunda. Nti, mbikwereke nte se mubyeyi? Umva, ntega amatwi. Umugabo wanjye hari ubwo wari wamubona?
hoya, yibera mu mahanga ngo ari mu kazi akaza nka rimwe mu mwaka, aba yumva ko ntacyo mbuze kandi amafaranga ntakemura ibibazo byose. Ubwo rero mba nifuza unyitaho buri munsi. umva mubyeyi wanjye, naje gushaka amafaranga sinaje gushaka umugore, ntemba nigendere. Ubwo umukoresha wanjye areba kunyitesha n'ukuntu nitangaga mu kazi, ngakora ibyo nshinzwe, nkibwiriza gutunganya ibyo mbona bitari ku murongo, ugasanga ndagira inama abakozi bashaka guhombya hoteli twakoragamo. Umukoresha wanjye yiyemeje gutsinda ibyo bitekerezo bibi bya kamere y'irari, yabitsindishije akanya yafataga k'isaha imwe ku munsi akajya gusenga muri shapeli bari barubatse muri hoteli ngo abatugana bajye basenga. Yansabye imbabazi, ambwira ko amagambo namubwiye yatumye ahinduka. Ambwira ati, wambere nk'ikiraro gituma nihana nkongera gushaka Imana, kuko amafaranga nari narayagize ikigirwamana, kandi cyeka niko kubeshya. Numvaga hari umugabo wanjye afite undi mugore, nkumva ntibishoboka ko umugabo yamara umwaka yihanganye ngo bishoboke. Ariko naje gusanga naribeshye, kuko nasanze iyo ibyo nshidikanya byinshi bimpagaritse umutima, iby'Imana impumuriza bishimisha ubugingo bwanjye.